iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza ndetse tubahe ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Tudatinze rero ndagira ngo dusenge Imana hanyuma twakire Pst Tony Stark atugezeho ijambo ry'Imana. Imana imushyize ku mutima kuri uyu munsi wa none. Mana nziza, reka twongere tugushimire neza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Tugushimire ko udukunda kandi ukadukunda tutari beza, ahubwo wadukunze turi babi cyane, turi abanyabyaha ndetse twarabo gucirwaho iteka, ariko urukundo rwawe rwarundi rusumba cyane uko tushobora kuruvuga, rwatumye utanga Yesu Kristo ngo azadupfire ku musaraba. Si nibyo gusa Mana, ahubwo waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ijambo ryawe ritweze, rirusheho kutwigisha uwuriwe, ritubwire ubushake bwawe, kandi hamwe no gufashwa n'Umwuka Wera niduca bugufi tuyoborwe naryo. Ngaho rero bana natwe abari hirya no hino, Mwami, abafite inyota yo kumva no kwizera ijambo ryawe ndetse no gukora icyo ritubwira, buri wese ukore ku mutima we kuri kano kanya, maze agire icyo akura muri iri jambo kandi kimwubake by'iteka ryose. Tuha umugaragu wawe umugisha, musiga amavuta, Mwuka Wera abe kuri we, abwirize ibyo abwirijwe nawe. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, you're welcome. Good afternoon. Mwiriwe neza. It's good to be with you once again. Ni byiza kongera kubana namwe. This will be our last message on the Holy Spirit in the life of Jesus and his followers. Ubu buraba ubutumwa bwa nyuma twize buvuga by'umwihariko ku Mwuka Wera mu buzima bwa Yesu no mu buzima bw'intumwa ze n'abigishwa be. As we've been studying the Holy Spirit, nkuko rero tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'Umwuka Wera, we found him according to the scriptures in the Lord Jesus Christ. Twamubonye nushingiye ku byanditswe mu buzima bw'umwami Yesu Kristo. He came to indwell Jesus, yaje kuba muri we, fill Jesus, aramwuzura, empower Jesus, amuha imbaraga, lead Jesus. aramuyobora. The Holy Spirit made a difference in the life of the Lord Jesus Christ. Umwuka Wera yazanye itandukaniro mu buzima bwa Yesu Kristo. As Jesus was going away, Yesu rero agenda, he promised his followers that the Father would send the Holy Spirit to them. yasezeranije abazamukurikira ku data zohereza Umwuka Wera akaba muri bo. They waited for 10 days in the upper room for the Holy Spirit to come. Abambere rero bamaze iminsi 10 bategereje mu cyumba cyo hejuru ko Umwuka Wera aza. And in Acts chapter 2 we find the Holy Spirit coming upon the believers. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 tubona rero Umwuka Wera aza mu bizera. They were indwelt with the Holy Spirit, batuwemo n'Umwuka Wera, filled with the Holy Spirit, buzuzwa Umwuka Wera, empowered with the Holy Spirit, bahabwa imbaraga n'Umwuka Wera, and led by the Holy Spirit. kandi bayoborwa n'Umwuka Wera. And we find the Holy Spirit enabling these believers to be witnesses unto Jesus Christ. Tubona rero Umwuka Wera ashoboza ababizera gukora umurimo muri Yesu Kristo. I remember being at a preacher's conference. Ndibuka igihe kimwe nari ndi mu giterane cy'abavuga butumwa. I was not preaching, but I was there to get the preaching for me. Ntabwo nari bwigishe, ahubwo nari hariya kugira ngo nakire ukubwirizwa kw'ijambo ry'Imana. I was listening and learning. Nari ndi gutega amatwi kandi ndi kwiga byinshi. I felt a need in my life at that time. Uwo munsi numvise hari ikintu gikenewe muri nge. After the preaching that night, nyuma yo kubwiriza kuri uwo mugoroba, a young preacher came to my room. Umusore muto w'umuvuga butumwa yaje mu cyumba cyanjye. He asked me if we could talk.
ambaza niba dushobora kuganira. I invited him in and listened to him. Naramutumiye arinjira And he asked me ndamutega a amatwi. very convicting question. Hanyuma ambaza ikibazo cyankoze ku mutima And cyane. keep in mind, I was pastoring a church. Kandi icyo gihe nari nyoboye itorero. I'd been a Christian for a long time. Nari maze igihe kirekire cyane ndi umukristo. But this man was seeking to learn about the Holy Spirit. Uyu musore rero yari arimo ashaka kwiga ku bijyanye He n'umwuka was a wera. young preacher and he had some questions. Yari umubwirizabutumwa ukiri muto kandi yari afite ibibazo He byinshi. looked at me in the eyes, face to face. Yandebye mu maso duhanganye. And he said, Brother Stark, Arambwira ati mwene data Stark, are you filled with the Holy Spirit? arambaza ati ese wuzuye umwuka wera? I paused for a moment Narabanje ndaceceka akanya gato. and I said, I have to tell you the truth. Ndamubwira nti reka nkubwire ukuri. No, I'm not. Ntabwo nuzuye umwuka wera. I said, I have been. Ndamubwira nti nigeze kuzura umwuka I wera. know what it means to be filled with the Holy Spirit. Kandi nzi kuzura umwuka wera icyo bisobanuye. But right now I'm not. Ariko aka kanya ntabwo nuzuye umwuka wera. I said, I'm taking some time to seek the Lord and I want to be filled with the Holy Spirit. Ndamubwira nti ndimo ndafata umwanya ngira ngo nshake mu maso h'Imana kandi icyifuzo cyanjye ni ukuzura umwuka wera. So the question comes to mind, can we know if a person is filled with the Holy Spirit? Hanyuma ikibazo kiza mu ntekerezo zacu ni iki kibaza ngo ese dushobora kumenya niba koko umuntu yuzuye umwuka wera? Can you and I, as born-again believers, know if we are filled with the Holy Spirit? Ese wowe nanjye niba twarabyawe ubwa kabiri twashobora kumenya niba twuzuye umwuka wera? Now let me say very clearly and dogmatically, Reka mbabwire ikintu neruye kandi nkoresheje ibyanditswe. if you are saved, Ubaye ukijijwe, if you have been born again, niba warigeze uvuka ubwa the kabiri, Holy Spirit of God umwuka wera w'Imana dwells inside of you. atuye muri wowe. Paul wrote to the Romans in chapter 8 and verse 9, and he said, Paulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 8 umurongo wa 9. if any man have not the Spirit of Christ, he's none of his. Aravuga ati niba umuntu adafite umwuka w'Imana ntago aba ari uw'Imana. But I ask you to turn with me to a passage, 1 Corinthians chapter 6. Ariko ndagira ngo mbasabe dufungure Bibiliya zacu mu Bakorino ba mbere igice cya 6. Chapter 6 and verses 19 and 20. Turasoma umurongo waho wa 19 n'uwa 20. Paul's writing to the Corinthians. Paulo ari kwandikira Abakorinto. Now I want you to understand, Aha rero ndashaka usobanukirwa the church at Corinth was not a spiritual church. ku itorero ry'i Korinto ritari itorero riyoborwa n'umwuka. Paul identifies them very clearly as a fleshly church. Paulo yabandikiye abavuga nk'ab'umubiri. They were not walking in the Spirit. Ntabwo bagenderaga mu mwuka, They were not filled with the Spirit. nta nubwo bari buzuye umwuka The wera. flesh was controlling them. Kamere yabo niyo yabagenzura. And when he writes 1 Corinthians, he's not commending them or approving their activities. He's correcting them. Abandikira rero uru rwandiko rwa mbere ntabwo yari arimo kwemeranya nabo, ahubwo yari arimo kubacyaha, yari arimo kubahana. Because they're living in the power of the flesh instead of the power of the Holy Spirit. Kuko bari bari kubaho ubuzima bwabo mu mbaraga za kamere y'umubiri atari mu mbaraga z'umwuka. But they were saved. Ariko bari bakijijwe. And they did have the Holy Spirit dwelling inside of them. Kandi kuko bari bakijijwe bari bafite umwuka wera uba muri bo. But they were not letting that Spirit control them. Ariko ntibemereraga uwo mwuka ngo abayobore. So they were not filled with the Spirit. Kubw'ibyo rero ntago bari buzuye umwuka And wera, didn't have the power of the Spirit. kandi ntibari bafite imbaraga z'umwuka Now wera. let me give you scripture. Reka noneho mbaha ibyanditswe. Verse 19. Umurongo wa 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe,
uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Now earlier he has told them he couldn't speak to them as spiritual but as carnal. Mbere rero yabari yabwiye aba bantu b'i Korinto ko atashoboraga kuvugana nabo nk'ab'umwuka, ahubwo yavuganaga nabo nk'abantu ba kamere. My point is this. Intego nshaka kurasaho niyi: A person can be saved umuntu ashobora kuba akijijwe and have the Holy Spirit dwelling inside of them, yewe akaba anafite umwuka wera uba muri we, but not yielding to the Spirit. ariko akaba atari gucira bugufi umwuka, They're walking in the flesh. ahubwo akaba ari kugendera muri kamere, And what they do will not be of the Spirit but of the flesh. kandi ibyo azakora ntibizaba biturutse ku mwuka wera, ahubwo bizaba biturutse kuri kamere y'umubiri. But can we know if a person is filled with the Holy Spirit? Ariko se dushobora kumenya niba umuntu yuzuye umwuka wera? Now I'm going to ask you to turn back to the book of Acts, chapter 6. Ndibwongere mbasabe dufungure Bibiliya zacu mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 6. Peter had denied the Lord 3 times. Petero yari yarihakanye umwami Yesu inshuro I 3. mean, he was so embarrassed. Ahangaha Petero yari afite ikimwaro giteye ubwoba. He felt so bad after denying the Lord. Yumvise rwose aguwe nabi cyane nyuma yuko amaze kwihakanira umwami. But upon receiving the Holy Spirit and being filled with the Spirit, he's a different man. Ariko amaze kwakira umwuka wera ndetse amaze kuzura umwuka wera, tubona Petero nk'umuntu utandukanye n'uwo yari we mbere. We looked at his preaching in chapter 2 and in chapter 4. Twarebye uko Petero yabwirije mu gice cya 2 ndetse no mu gice cya 4. A man filled with the Holy Spirit of God. Umugabo wari wuzuye umwuka wera w'Imana. He's different. Yari umugabo The utandukanye. Holy Spirit will make a difference Umwuka wera azazana itandukaniro if you let him. n'umwemerera. Problem is sometimes people won't let the Holy Spirit control. Ikibazo nuko abantu benshi rimwe na rimwe batemerera umwuka wera ngo abagenzure. They want to do what they want to do instead of what God wants them to do. Abantu bishakira gukora ibyo bo bashaka gukora aho gukora ibyo Imana ishaka They're ko bakora. walking in the flesh instead of walking in the Spirit. Baba bagendera muri kamere yabo y'umubiri aho kugendera mu mwuka. When you're filled with the Holy Spirit and walk in the Spirit, you're taking steps of obedience. You're yielding to the Holy Spirit. Iyo rero uri kugendera mu mwuka, uri kuyoborwa n'umwuka, uba uri gutera intambwe winjira mu kumvira, wongera utera intambwe winjira mu kumvira. And as you let him control you, he will enable you and give you the power to be and do what God wants. Kandi numucira bugufi azaguha imbaraga zo kugushoboza kuba uwo Imana ishaka kuba we no gukora icyo ishaka gukora. But back to our question. Ariko tugarutse ku kibazo Can I cyacu, know if I'm filled with the Holy Spirit? ese koko nshobora kumenya Can I- niba nuzuye umwuka wera? Can I know if someone else is filled with the Holy Spirit? Ese namenya niba umuntu runaka yuzuye umwuka wera? And the answer is very definitely yes. Kandi igisubizo ni iki ngiki, ni yego. In Acts chapter 6, Byakozwe n'Intumwa igice cya 6. the early church has come to the place that it has grown so much Itorero rya mbere ryari rigeze ahantu ryari rimaze gukura cyane. there are multiplied thousands in the church there at Jerusalem. Itorero ry'i Yerusalemu by'umwihariko ryari ririmo abantu ibihumbi. It's growing so fast. Ryarakuraga cyane vuba vuba. Some of the work of the apostles, the pastors, has become too much. Umurimo w'abapasteri w'abashumba wari wamaze kuba mugari cyane. The matter of taking care of widows in the church has become too much for them. Hanyuma ikibazo cyo gufasha abapfakazi mu rusengero mu itorero cyari cyamaze kubabera ingorabahizi. So they're going to decide to choose 7 men who will take care of the widows in the church. Ubwo rero bagombaga gutoranya abagabo 7
bo kwita ku bapfakazi And mu itorero. that will relieve the pastors where they can spend time in prayer and the ministry of the word. Kugira ngo ibyo bibohore abashumba babone umwanya wo gusenga no gutegura ibyo kubwiriza ijambo ry'Imana. But how do you know who to choose to be these deacons? Ariko se ni gute wamenya uko watoranya aba badiyakoni? Paul gives to Timothy qualifications in 1 Timothy, and he gives to Titus in the book of Titus. Paulo yabwiye amahame Timoteyo ndetse no muri Tito ababwira uko bigomba kugenda. But those epistles weren't written yet. Ariko izi nyandiko tuvuze iki gihe ntabwo zari zakanditswe. Paul wasn't even saved yet. Paulo aha yari ataranakizwa. So how are they going to determine who to choose to be deacons in the early church? None se ni gute bazashobora gutoranya uwo bakwemerera bagaha inshingano z'ubudiyakoni mu itorero? And we find the answer here in Acts chapter 6 and verse 3. Tubona rero igisubizo hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 3. The apostles or pastors tell the church what to do. Intumwa cyangwa se abashumba babwira itorero icyo gukora. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge tubashyire kuri uwo murimo. They tell them to choose men that are honest. Barababwiye ngo batoranye abagabo bashimwa. Men who have a report of being honest. Abagabo bafite ubuhamya bw'uko bashimwa. Choose men that are full of the Holy Ghost. Gutoranya abantu buzuye umwuka wera. And choose men that are full of wisdom. Kandi bagatoranya abagabo buzuye ubwenge. 3 requirements to be a deacon. Ibintu bitatu hano tubonye bisabwa kugira ngo umuntu abe umudiyakoni. And the reason the requirements could be so few kandi impamvu ibisabwa ari bikeya is because a man filled with the Holy Ghost or full of the Holy Ghost nuko umuntu wuzuye umwuka wera that will take care of so many other things. ibyo bizakuraho ibindi bintu byinshi. So then comes the question. Noneho hakaza ikibazo rero. How are they going to know who is and who is not full of the Holy Ghost? Ese bazamenya gute uwuzuye cyangwa utuzuye umwuka wera? Says in verse 5, Bibiliya yavuga ku murongo wa 5. and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Abahateraniye bose bashima ayo magambo batoranya Stefano umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera na Filipo na Porokoro na Nikanori na Timoni na Parumena na Nikolao wo muri Antiokia watoye idini y'abayuda. So they told them 3 things. Bababwiye ibintu bitatu. Choose men that are of honest report, Mutoranye abagabo bashimwa, full of the Holy Ghost, buzuye umwuka wera and full of wisdom. kandi buzuye ubwenge. They picked or chose 7 men. Batoranya abagabo 7. And it says that Stephen was a man full of faith and full of the Holy Ghost. Kandi Bibiliya yatubwiye yuko Stefano yari umuntu wuzuye kwizera ndetse wuzuye umwuka wera. Now, did Stephen walk around with a sign on his clothing saying, I'm full of the Holy Ghost? Ese Stefano yaba yaragendagendaga hirya no hino yambaye umwenda uriho icyapa kivuga ngo jewe uko mundeba ukunuzuye umwuka wera? Did they ask the question, who is filled with the Holy Ghost? Ese bigeze babaza ikibazo bati nimushyire hejuru intoki abuzuye umwuka wera? And then Stephen responded and said, I am. Noneho Stefano ashyira ukuboko hejuru ati jewe mundebe nuzuye umwuka wera? No, you can look at a man's life. Oya, ahubwo ushobora kureba You ubuzima can bw'umuntu. look at a woman's life.
ushobora kureba ubuzima bw'umudamu, You can look at the life of a born-again believer, ushobora kureba ubuzima bw'umwizera wabyawe ubwa and kabiri your koko, conclusion will be, kandi umwanzuro uzafata, there's a man, there's a woman filled with the Holy Ghost. nuko hari umugabo, nuko hari umugore wuzuye umwuka wera. Now turn with me to Ephesians chapter 5. Dufunguriye hamwe Bibiliya zacu rero mu Befeso igice cya 5. We looked at this passage early on in the series, Iki cyanditswe twarakirebye mbere, but it's one of the most important passages in God's Word about being filled with the Holy Spirit. ariko ni kimwe mu byanditswe by'ingirakamaro cyane mu byanditswe bivuga ku kuzura umwuka wera mu ijambo ry'Imana. Ephesians 5:18. Aba Efeso 5:18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Just like you can fill yourself with wine or alcoholic drink and it will control you, Kimwe nk'uko umuntu ashobora kwiyuzuzamo inzoga hanyuma izo nzoga zikamugenzura, the contrast is you can let the Holy Spirit control you. ikinyuranyo ni uko ushobora kureka umwuka wera akaba ari ukugenzura. As you let Him take control of your hands, Kandi uko umureka akagenzura ibiganza byawe, your feet, ibirenge byawe, your mind, n'intekerezo your zawe, heart, n'umutima wawe, as you let Him take control of you, you are filled with the Holy Spirit. uko urushaho kumureka akaba ari ukugenzura, icyo gihe uba uri kuzura umwuka wera. Now I say again, if you are saved, He's dwelling inside of you. Ndongera mbisubiremo nk'uko nabivuze, niba warakijijwe ari indani muri wowe, But to be filled with the Spirit, ariko kuzuzwa umwuka wera you must yield yourself, ugomba guca bugufi, submit yourself, ukicisha bugufi imbere ye, let the Holy Spirit control you. ukareka umwuka wera akakugenzura. Too many people are driving the automobile. Abantu benshi cyane batwara imodoka, They're sitting in the driver's seat. bicara mu ntebe ya shoferi. In the Christian life, you can't be in the driver's seat. Mu buzima bwa Gikristo ntabwo ushobora kwicara mu ntebe ya shoferi, You've got to move over and let the Holy Spirit be the driver. ukwiriye kujya ku ruhande ukareka umwuka wera akaba shoferi. Let the Holy Spirit be the one making the decisions. Reka umwuka wera aba ari we ufata imyanzuro. Now look at our passage again. Reka twongere turebe ku cyanditswe cyacu. Be filled with the Spirit. Kandi mwuzure umwuka wera. Now the thought continues on for the next 3 verses. Iki gitekerezo rero kirakomeza muri iyi mirongo nk'itatu ikurikiraho. And Paul will identify 3 things that are true of a person who is filled with the Spirit. Kandi Paulo agiye kuvuga noneho yeruye ibintu bitatu bituma cyangwa se byerekana ko umuntu yuzuye umwuka wera. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. On the one hand, you're speaking to yourself. Mu yandi magambo uba urimo kwibwira wowe ubwawe. On the other hand, you're making melody in your heart to the Lord. Ku rundi ruhande uba urimo gucurangira. But either way, you're singing. Ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo uri gukora nuko uri kuririmba. Boy, I like that song that Brother Sadok begins his program with. Nkunda iriya ndirimbo mwene data Sadoki akunda gutangiza gahunda yo kubwiriza. I like those words. Ariya magambo yo muri iriya ndirimbo ndayakunda. The love of God. Urukundo rw'Imana. I tell you, if you're filled with the Spirit, ndakubwiza ukuri niba wuzuye umwuka, you'll find yourself singing uzisanga uri kuririmba to yourself uri kuririmba and to the kandi Lord. wenyine, kandi ubu uri kuririmbira Imana. Oh, you'll be singing about God and His goodness to you. Uzaririmba ibivuga ku Mana
ndetse n'ineza yakugiriye. But verse 20 says, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Umurongo wa 20 uravuga ngo mujye mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. A person who is filled with the Holy Spirit will be a person who is giving thanks unto the Lord. Umuntu wuzuye umwuka wera azaba umuntu urangwa no gushima Imana. We have so much to thank God for. Dufite byinshi byo gushimira Imana. Oh, he saved my soul. Imana yakijije ubugingo bwanjye. He reached down from heaven and saved me. Imana yavuye mu ijuru iza kuri iyi si ije kunkiza. Gave me a new life in Jesus Christ. Imu bugingo bushya muri Yesu Kristo. A blessed life. Ubuzima bw'umugisha. An eternal life. Kandi yampaye ubugingo buhoraho. Oh, it's been good to be saved. Byari byiza kuva igihe cyose maze nkijijwe. And if I'm filled with the Spirit, I'm going to be thanking God for what He's done. Kandi nimba nkijijwe, niba nuzuye umwuka wera, nzahora nshimira Imana ibyo yankoreye. And then in verse 21 it says, submitting yourselves one to another in the fear of God. Umurongo wa 21 uravuga ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. If we had time to finish chapter 5 tubaye dufite umwanya wo gusoza igice cya 5 and read chapter 6, tukagera ku gice cya 6, Paul identifies 3 relationships where submission is to be a part of those relationships. Paulo avuga ku byubahiro cyangwa se inzego eshatu zigiye zitandukanye n'uburyo abantu bakwiriye gucirana bugufi. Now that's another message, and I'll let Sadok preach that in the future. Ubwo butumwa n'ubundi ndareka Sadoka azabubwirize ikindi gihe kizaza. But he's talking about the husband-wife relationship. Ariko munsi avuga ku mubano w'umugore n'umugabo. The parent and child relationship. Ababyeyi n'abana babo, isano yabo. The master and servant relationship. Ndetse navuga ku mugaragu na shebuja uko bakwiye kubana. And in those relationships there are roles of submission. Kandi mwaya mabwiriza yose agenga bano bantu harimwo amabwiriza yo guca bugufi. And so when Paul is talking about being filled with the Spirit, Paulo rero igihe yavugaga kukuzura umwuka wera, he identifies 3 things that will be part of that person's life. yararimwo kuvuga neza yeruye ku bintu bitatu byajyaga kuba mu buzima bw'uwo muntu. He'll be singing, yagomba kuririmba, she'll be giving thanks, ndetse akaba ari umuntu utanga amashimwe, they'll be submitting, yewe akaba n'umuntu uca bugufi, one to another. ucirana abantu bacirana bugufi. You can look at a believer, ushobora kwitegereza and umwizera, if you see these things true in their life, ibi bintu wabona ko ibi bintu ari ukuri, ari impamo mu buzima bwabo, it's going to make you think, ndagira ngo nkubwire ko bizagutera gutekereza. maybe that person is saved Ukavuga uti ahari uriya muntu arakijijwe and filled with the Holy Spirit. ndetse yuzuye umwuka wera. Now, don't go around and try to be a judge and be critical, but rejoice when you see people that are walking in the Spirit. Rero ntabwo nkubwiye ngo genda ujye hirya no hino uca imanza, ahubwo ukwiriye kuba umuntu ushima Imana kandi ugendera mu mwuka. Now turn with me to Galatians chapter 5. Reka mbasabe dufungure Bibiliya zacu mu Bagalatiya Galatians igice cya 5. 5. Abagalatiya igice cyaho cya 5. You remember when we were looking at Acts chapter 4 and we found the apostles, they had been threatened and they were praying and they asked God to fill them with the Holy Spirit and enable them to preach with boldness. Ndagira ngo uribuka igihe twarebaga mu gice cya 4 cy'ibyakozwe n'intumwa, ukuntu intumwa zasengaga zisaba ko Imana yazuzuza umwuka wera n'imbaraga hanyuma zikabwiriza zishize amanga. Remember, Jesus said to them, "Ye shall be witnesses unto me."
mwibuke neza ko Yesu yari yarababwiye yuko bazaba abagabo bo kumuhamya. God answered their prayer, Imana yashubije gusenga and they kwabo. were filled with the Holy Spirit, Bose buzuzwa umwuka wera. and they spoke the word of God with boldness. Barangije bavuga amagambo y'Imana bashize amanga. And I told you that boldness is a fruit of the Spirit. Kandi nabibabwiye yuko gushira amanga ari imbuto y'umwuka wera. I'm telling you, when a person is filled with the Holy Spirit, Reka nkubwire iyo umuntu yuzuye imbuto y'umwuka wera, they'll say things they wouldn't say. bazavuga ibintu batari bashoboye kuvuga. Peter's that great example Petero ni urugero rwiza rukomeye of how he spoke before and after he was filled with the Holy Spirit. turebeye ku kuntu yavuze mbere yuko yuzuzwa umwuka wera na nyuma yuko yujujwe umwuka wera. But in Galatians chapter 5 and verse 22, Ariko hano mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22, let me back up to verse 16. akoreka nse nk'usubira inyuma gatoya ku murongo wa 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Bibiri iravuga ku murongo wa 16 ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. In verses 19, 20, and 21, Hano rero mu murongo wa 19 wa 20 n'uwa 21, Paul identifies the works of the flesh. Paulo avuga ku mirimo ya kamere. He identifies the kind of things that will be characteristic of our lives when we are walking in the flesh. Yavuze ku bintu byaba ibiranga ubuzima bwacu igihe turimo kugendera muri kamere. And then in verse 22 he follows, Noneho ku murongo wa 22 akurikizaho, but the fruit of the Spirit is love, ariko imbuto y'umwuka wera ni urukundo. He talks about a man or a woman who is walking in the flesh and producing the works of the flesh. Kandi yavuze hejuru ku mugabo cyangwa umugore ugendera muri kamere anakora imirimo ya kamere. But in verses 22 and 23, Ariko hano mu murongo wa 22 na 23, he will identify some of the things the Holy Spirit produces in the life of a believer. kandi ihatwereka ibyo umwuka wera abyara mu buzima bw'umwizera. Love, Urukundo, joy, ibyishimo, peace, amahoro, long suffering, kwihangana, gentleness, kugwa neza, goodness, kugira neza, faith, kwizera, meekness, guca bugufi, temperance. kwitonda. He identifies 9 fruit. Kandi ahangaha havugwa ku mbuto zigera ku 9. As we let the Holy Spirit control us, Nk'uko twemerera umwuka wera ngo atuyobora dutegeke, he will produce these fruit in our lives. ni koko izi mbuto azazibyarira mu buzima bwacu. You find a person that is so troubled, they are so sad. Uzasanga umugabo utewe impagarara cyangwa se umugore bababaye cyane, They just don't know what to do. batazi icyo bakwiriye gukora. But when they let the Holy Spirit control them and fill them, Ariko iyo baretse umwuka wera akabagenzura akabuzura, there comes a joy haza umunezero that's unspeakable and full of glory. utavugwa ndetse n'ubwiza butangaje. Paul said, rejoice in the Lord always. Paulo yaravuze ngo mwishimire mu mwami iteka. Even when you're going through difficult times, you Yewe- can rejoice. Yewe n'igihe uri kunyura mu gihe gikomeye cy'ibigeragezo, If, nabwo uzanezerwa if you let the Holy Spirit control you. niwemerera umwuka wera akaba ari ukugenzura. We could spend time on each one of these fruit, Ni koko dushobora kumara umwanya kuri buri imwe muri izi mbuto, but I'm simply saying you can look at a person's life and you can see things in their life that will cause you to conclude there's a person who's filled with the Holy Spirit. ariko
ndakubwira yuko ushobora kureba mu buzima bw'umwizera ukabona umuntu ufite izi mbuto ndetse ukamenya yuko yuzuye umwuka wera wa Kristo. Now let me give you one more passage. Reka mbaye ikindi cyanditswe kimwe. Romans chapter 12. Abaroma 12. Abaroma 12. We've been talking about singing and thanksgiving and submitting. Twavuze ku kuririmba, twavuze ku gushima, activities that will be true of a spirit-filled believer. Ibikorwa bizaba impamo mu buzima bw'umukristo w'ukuri. But then we've also seen there are fruit, the fruit of the Spirit, the Holy Spirit will produce as He's controlling the believer. Ndetse tubona n'imbuto umwuka wera azabyara cyangwa se azera mu buzima bw'umwizera. But then what about spiritual gifts? Ariko se ni ibihe bijyanye n'imbuto nako n'impano z'umwuka wera? A gift is an enablement that the Holy Spirit gives to us when we're born again. Impano ni ikintu cy'ubushobozi bw'ikintu runaka umwuka wera aduha iyo tubyawe bwa kabiri. There are different kinds of gifts. Impano ziratandukanye. I believe every believer has at least one. Nizera yuko byibura buri mwizera afite impano imwe, but possibly more than one. Ariko rimwe na rimwe birashoboka yuko yagira izirenze imwe. And in this passage in Romans we only have a list of 7 of the gifts. Muri iki rero cyanditswe kiri mu Baroma 12. There are more than 7. Tubona impano zirindwi. There are other lists that will give us additional gifts. Hari uru rutonde ruduha zirindwi ariko hari zirenze. I tell you from the beginning, I believe some of them have passed. Nababwiye yuko nizera ko zimwe muri izi mpano zari zo mu gihe cyashize. Some of them are still in action today. Zimwe muri zo uyu munsi ziracyakora. But look with me here in Romans chapter 12. Reka rero turebere hamwe mu Baroma 12 and verse 5. Umurongo wa 5. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Baroma 12:5 natwe niko turi koko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha. Or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Paul identifies 7 of the spiritual gifts. Paulo akomoza ku mpano zirindwi z'umwuka. Many people don't even know what their gift is. Abantu benshi ntibazi n'impano yabo iyo ariyo. Because they don't let the Holy Spirit control them. Kuko batigera bemerera umwuka wera ngo abagenzure. As he controls a born again believer, ariko umwuka wera uko agenzura umwizera, he will empower them at least in one gift. Azamuha imbaraga byibura mu mpano imwe. Maybe more. Cyangwa se zirenze. It could be in the matter of giving. Bishobora kuba hano ari mu kintu kijyanye no gutanga. We're all to give. Twese dusabwa gutanga. We're commanded to give. Twese dutegetswe gutanga. But some people have a special gift of giving. Ariko hari abantu by'umwihariko bafite imana idasanzwe yo gutanga. And you can see it in their life as the Holy Spirit exercises that gift. Ibyo rero ushobora kubibona mu buzima bwabo igihe bemereye umwuka wera akabakoresha ibijyanye n'iyo mpano. Now our time is up.
igihe cyacu kirimo kiragera ku And musozo, I just want to encourage you two things. ariko ndagira ngo ngushishikarize ibintu bibiri. Number one, icya mbere, Jesus said, Yesu yaravuze ngo "Ye must be born again." mugomba kubyarwa ubwa kabiri. And then I say to those of you who are born again, noneho nkongera nkababwira mwebwe ababyawe ubwa kabiri, be filled with the Spirit mwuzure umwuka and the power of His might. kandi n'imbaraga z'ubushobozi bwayo. Thank you. Murakoze cyane. Pastor arakoze cyane. Reka nizere ko hari icyo ukuye mu ijambo ry'Imana, kandi ko witeguye guca bugufi ukemerera umwuka wera akakuyobora, akakugenzura, ukamwemerera imbaraga ze zigakorera muri wowe, niba koko warakijijwe. Niba utarakizwa kandi uyu ni wo mwanya wawe. Ntabwo ushobora kwigera wuzura umwuka wera igihe cyose utigeze uvuka ubwa kabiri. Imana rero iguha umugisha. Niba ufite iyo nzara n'inyota byo gukizwa, waza kuduhamagara kuri 0783001646. Nuduhamagara twakubwira neza uko wakizwa, hanyuma izina ryawe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ari twe tukwandika, nta nubwo ari twe tutanga agakiza habe na gatoya. Icyo twakora gusa nuko twakwereka umukiza w'abari mu isi. Hanyuma icyo umukiza w'abari mu isi agusaba kiri mu ijambo ry'Imana. Ni ukwizera icyo umukiza w'abari mu isi yakoze. Hanyuma icyo ngiki iyo ukizeye, Imana iduha isezerano ryayo yuko rwose uwatuye ko Yesu ari umwami, akizera mu mutima we ko Imana yamuzuye igihe yapfaga ku musaraba, agahambwa, akamara iminsi 3 n'amajoro 3, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka. Ibyo ngibyo byari ku bwawe, byari ku bwanjye. Urwo rupfu rwe nirwo rukiza jyewe nawe. Kwizera rero urupfu rwa Yesu nibyo bihesha umunyabyaha nka Sadoki ubugingo buhoraho, nibyo bihesha umunyabyaha nka Sadoki kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, agakurwa mu gitabo cy'urupfu. Kandi nicyo kimwe n'undi mwizera wese. Imana rero ibaha umugisha, kandi Imana ibane namwe. Amasaha yacu nahangaha atwemereye kugera. Reka nshimire cyane Pst Tony Stark witanze akava ku mpera y'isi akaza ngo adusangize ijambo ry'Imana. Nizere ko hari icyo wakuye muri izi nyigisho, kandi ko witeguye kwemerera umwuka w'Imana akagukoresha. Reka dusenga Imana, ariko mbibutse ko mwaza kuduhamagara kuri 0783001646. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimira umwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kwiga ijambo ryawe, kandi by'umwihariko wo kumenya umwuka wera. Kandi kumenya umwuka wera Mana ni ukumenya imbaraga zikorera mu bizera, ni ukumenya Mwami aho isoko iri yo kuvomamo imbaraga zo gukora umurimo wawe, yo kuvomamo ubushizi bw'amanga, isoko yo kuvomamo ubwenge, kandi isoko yo kumenya uko twagendana nawe. Nk'uko umushumba umugaragu wawe yabivuze, Mwami dukwiriye gutega amatwi umwuka wera, tukumva icyatubwira. Twaba dukijijwe Mwami tukumva aho atuyobora, ndetse abatarakizwa Mana ubahe kumva umwuka wera mu ijwi rye ryongorera ribasaba ngo ngwino, ribararika ngo baze bakire agakiza kawe. Urakoze rero Mana, ngaho umugaragu wawe umugisha. Ubwo tuzongera kumubona tuzashima izina ryawe. Urakoze kuri mwiza, kandi ko witeguye gukora byinshi birenze n'ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe.
maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, nibyo ari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi.